turi mu kiganiro n'abantu badasanzwe twagira ngo abo bantu batwibwire ariko mbere yuko tubakira ese ni bantu ki abantu turi kumwe ni abajene ni abantu rwose bameze neza barakeye ni ibintu bigaragara twagira ngo tubasabe tunabaha ikaze mu kiganiro turi mu kiganiro ese ni bande ni bantu ki nibo tugiye kumva muri iki kiganiro ese aba bantu uko muri kubabona hano live twagira ngo badusobanurire batubwire amazina yabo bombi kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro tuziranye twagira ngo duhere hano ku musore turi kubona hano iburyo bwanjye kugira ngo abe yatwibwira. Mwakoze, amazina ni Fiston Niyigaba, twishimiye natwe kubana namwe muri iki kiganiro, ni iby'agaciro cyane. Yego murakoze Fiston. Murabyumva neza ko hano umusore turi kumwe ni Fiston, ni umujene yambaye agashati kameze neza k'umweru kararyoshye rwose, urabona ko ni umusore w'urubavu ruto nk'urwanjye, murabona ko twese dushima Imana. Twagira ngo rero hari ibumoso bwanjye turi kumwe n'umusista ariko ndamwita umusista kuko ntabwo turamenya ibyo niko ndi kubibona, wasanga ari bume n'imibare 10 ugasanga wenda ndanaporopoje, twagira ngo wenda atwibwire tumubaze amakuru kandi namwe ngira ngo mbasabe kugira ngo mujye muri comment mujye mutwandikira uko muri kubibona. Turi live twafunguye chat, muragenda byose mugende mwandikamo niba mwishimiye kino kiganiro, niba mwabakunze ibyinshi turi buganire, muragenda mushyiramo ibitekerezo, uri bubakunde ashyiremo udutima kandi ushaka kudusuhuza ashyiremo emoji igaragaza hayi. Ubwo rero twagira ngo uri bumoso atwibwire, twagira ngo nawe atubwire kugira tubane mu kiganiro tuziranye. Murakoze, amazina yanjye Mukabizimana Sandrine, murakoze kuduha ikaze kuri YouTube channel. Yego murabyumva neza, turi kumwe na Sandrine, turi kumwe na Fiston. Murabona ko rwose ni umusista ukeye cyane, buraraza ko twibwira tumumenyeho, wasanga wenda ndi kumwita umusista ari n'umugore, ariko barangiye nari mbabonye ahantu ndavuga utari kaba abantu babaganiriza ko mbona bizihiwe kugira ngo tumenye amakuru yabo. Ni ukuvuga ngo rero twagira ngo tubaze ese Fiston na Sandrine muhujwe n'iki ko wenda mbabonye nkaba nifuje kumenya muri bantu ki n'iki kibahuje, ikintu kibahuje ni iki, nagira ngo musobanurire abakunzi bacu badukurikiye kumwe. Twasaba Fiston nk'uko yatwibwiye akaba wenda yagira icyo atubwira. Mwakoze, byinshi by'umuntu yabivuga ariko buri ikintu gihoza abantu cyane mbere y'ibindi ni urukundo. Urukundo buriya iyo ruhari ubushuti bukaba buhari n'ubuvandimwe, nta cyatuma abantu badahura. Ubwo rero urwo rukundo ruduhuje nirwo rubutume tumenyana tukaganira by'umwihariko, hanyuma ibindi byose wenda bigiye birimo mushaka kumenya biri inyuma y'urukundo turarushaho kugenda tuganira, turagenda tumenya gake gake. Yego Fiston urakoze cyane buriya Fiston ndamwizeye cyane, buriya rega buriya ahantu utangiye kwizerera umuntu nyimubona nahise mbona yuko afite imbaraga rwose, wasanga wenda hari n'ibyo ashaka kuri butubwire byose aragenda bitubwira. Ndumva Fiston abisobanuye bihagije, si ngombwa ko twabaza na Sandrine ku bijyanye n'ikibahuje. Tubwiye ko icyambere ari urukundo kandi n'Imana iravuga ngo dukundane nk'uko nayo yadukunze, kandi buri wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Ariko se ni ukuvuga ngo by'umwihariko uretse ko duhujwe n'urukundo twese, yego turi inshuti, n'uyu twabaye inshuti ndetse n'abandi bose badukurikira ariko turi inshuti. Ese ni uwuhe mwihariko twebwe twaba tutazi kugira ngo dusobanurire mufitanye hagati yanyu mwembi, kuko umwe urabona ni igitsina gabo undi ni igitsina gore, twagira ngo tubwire umwihariko cyangwa ikintu kibahuje cyangwa muhuriyeho kitari urukundo rusanzwe nk'uko njye nawe dukundana cyangwa nk'uko nkundana na Sandrine. Ese ni iki kibahuje gikomeye cyane hagati yanyu? Murakoze, nk'uko natangiye mbibabwira, urukundo ruba rurimo ibice byinshi. Hari urukundo rw'inshuti, hari n'urukundo rwa rundi duhura nk'abavandimwe tugakundana, ariko noneho hari rwa rukundo rw'umwihariko ari rwo rwa rukundo Imana yagennye rwo kuvuga ngo tuzi ko Adamu na Eva babayeho. Ubwo rero rwa rukundo Imana yabagaye uyu munsi wa none nirwo rwashoye imizi. Sandrine ubona aha
ubwo navuga ko rwo rubavu rwanjye uyu munsi wa none byinshi turagenda tubibabwira, ariko ibiteye amatsiko ni uko turi kumwe duhujwe n'urukundo, ariko by'umwihariko rwashoye imizi. Uyu munsi wa none akaba yitwa umugore wanjye imbere y'amategeko, ariko imbere y'Imana ibindi turabibabwira. Ibintu byo gushimira Imana rwose. Sandrine, ibintu nibyo byaba ari ibyo urabyemera cyangwa watubwira rwose kugira ngo tumare abakunzi bacu cyangwa n'abakunzi banyu amatsiko? Ati nibyo koko hari urukundo rufatika ku buryo neza ubu mugiye kuba? Nibyo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero abakunzi banyu ese mwababwira iki bukwe wenda nk'uko muvuze ngo murakundana mu buryo bw'amategeko, naho mwasezeranye, ese murateganya ubukwe? Twagira ngo mubwire abakunzi banyu, Sandrine yatubwira. Yego, turabuteganya kandi buri vuba. Ese ni ryari niba atari ibanga mwabwira abakozi banyu? Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka rwose. Umva rwose Sandrine avuze ngo azaduha umuceri cyane. Ubwo urumva rero ese nuzamura mikoro. Sandrine avuze ngo azaduha umuceri, ariko buriya umuceri ni kimwe mu bintu bizatuma wenda tumererwa neza tukanabutaha twishimye, kuko buriya mu gifu iyo hameze neza ibintu byose biragenda. Ni ukuvuga ngo ubukwe Sandrine dusobanuye ko ari ku 8 z'ukwa 8 2023 niba nibeshye. Yego. Nk'uko Fiston ababyemeranywa naho turishimye pe. Ngira ngo buri wese udukurikira live niba yumva yuko icyo kintu kijyanye n'ubukwe agishyize ku mutima, niyo itariki ayisevinze ahantu, ukuri nashyiremo akantu ka emoji umutima kugira ngo tubone yuko mubishyize ku mutima cyangwa mubikunze. Ni ukuvuga ngo rero nagira ngo mbaze Fiston, niba atari ibanga Sandrine waba waramukundiye iki? Iki kibazo nubwo uri kuri kamera cyangwa uri live, iki kibazo rero mu kiganiro ntacyo bitwaye kandi aho abantu bari baraganira. Yego nk'uko wibajije ni ikibazo kigoye ariko kinoroshye kugisubiza mu bundi. Kiroroshye kuri proud ye rwose. Uriya iyo ukunda umuntu unyurwa n'uko ari, ukanyurwa n'uko wamubonye, kandi n'ubundi kuvuga umukunzi kumusobanura nta pfunwe bintera. Nta n'impamvu. Ntabwo bimbwiye Sandrine ni umukunzi wanjye, turakundana igihe kinini gishize dukundanye, ariko ibyinshi buriya buri muntu afite imvamutima ze zirimo, ariko ikintu cya mbere dusaba Imana ni uko duhora tuvuga ngo Imana iduhe umugore ukwiranye n'ukuri, unyurwe n'uwo ari we. Icyo ni kimwe ku cyo navivuye ku Mana. Umukobwa unyubaha bivuze ku mutima, unkunda, ankundiye umuryango, akankundira uko ndi, akananyurwa n'inshuti mu zo mfite, atitaye inshuti ni, ariko akumva ko kuba akunze umuntu ufite inshuti uko iri kose aje yisanga. Icyo kiri mu cyatumye mukunda, nawe urabizi. Yego, Fiston rwose atubwiye ukuri, anatumaze impungenge n'ikintu cyatumye akunda Sandrine. Ariko se Sandrine weho Fiston wamukundiye iki niba atari ibanga? Fiston wamukundiye iki ko ndeba wenda urabona twese nakubwiye, navuze yuko twese turubavura ku kitari njye waje ngo urebe. Fiston ni iki wamukundiye, ni uwuhe mwihariko? Murakoze. Ngesheri wanjye iyo ndi kumuvuga nyine mu ruko muvuga. Yego. Koko uko nasabye Imana, uko nabishaka mbese niko Imana yabimpaye. Wow, urumva He is my child. Urumva ko ari ibintu bishimishije cyane rwose. Ibintu bishimishije byo biranashimishije cyane, kandi nongeye no kwishimira yuko duhuye tukaba duhuriye mu kiganiro nk'iki ngiki, ndetse kiri guca live, ngira ngo n'abakunzi banyu nk'uko basa naho hari abantu babakurikiye cyangwa babakunze, kandi baranagenda babitwereka, turagenda tubibona uko badukurikiye, biratwereka yuko cyane ishusho itwereka ko n'ubukwe bazabutaha. Muri make mwamaze kubivuga ko mwemeje kubana, byashimishije. Tukiri aho, ese Fiston ni icyo ubona kigora umusore mu gufata icyemezo n'iki wafashe? Abasore benshi bagira ubwoba, bakanga kuba wenda barongora cyangwa ngo bakubaka ingo mu buryo bwo gutinya inshingano. Ni iki ubona kigura abasore, cyangwa rero iki wabarushije? Murakoze cyane. Yego. Uriya urugendo rwo
kubaka urugo n'urugendo rurerure, yego, ariko nkeka ko biba ari n'umuhamagaro, kuko biza mu buryo nawe utatekereje. Ariko uko umwana akura akambakamba, akiga primaire akayisoza, Imana ikamushoboza akiga secondaire akabona yishoje, agakomeza Imana ihaye ubushobozi agakomeza, nkeka ko kiba gisigaye buriya umaze kuba izo etape zose zivuyemo, kiba gisigaye ugomba kuvuga ngo noneho nkanjye Fiston reka wenda nivuge ko mbona Imana yakoze ibingibi ngakambakamba bigakunda. Ese nanjye uyu munsi nshobora kuba nagira uwakitwa uwanjye, cyangwa se nshobora kugira izindi responsabilité, ku buryo najya nicara nkabwira uyu ngo iki kubera ko ari cyiza nakinyuzemo, tera intambwe nk'iyi. Ni urugendo rutoroshye ku basore kuko abenshi bo bafata umwanzuro, abenshi hari ukubwira ngo aho ugiye ni abajene muzana rwose, muzana mwige, akubwira ati ugiye hehe, ibyo bintu ubiretse, za mvugo zacu rero z'ubu ngubu, ati ubwo ngubwo gerayo ugiye kujya ubazwa ngo barakinywera, ariko n'ubundi uba wari usanzwe ukinywa. Ikiba gisigaye rero ni ugufata icyemezo, kandi nzi ko iyo wiyemeje urashobora. Nababwira ngo na bagenzi banjye bari inyuma, Imana ikunda ubukwe. Icyo nicyo nabwira abantu, kubera ko magingo ya kuba duteraniye tukakuvuga bigakunda, Imana iri mu mushinga wacu, kandi na buri wese uteganya umushinga nk'uyu, iyo ugiyemo nta buryarya, Imana iragushyigikira, kubera ko n'abarabikana yabutashye bataba batayitumiye, ariko ibona ko igomba kuba mu byabo. Niyo mpamvu natwe ukuboko kwayo kurimo, kandi turanayitumiriza butaha. Inshuti n'abavandimwe badukurikiye baze barebe ubukwe bwatashywe n'Imana ukuntu ubukwe rwose ubona ari Imana rwose, kuko byonyine ikintu cyabahuje bitewe n'ukuntu ari ikintu gikomeye, n'uburyo mukundana mwatubwiye, ubukwe buri mu Imana cyane. Ni nayo mpamvu rero buriya abantu mwatumiye tubayarikira kuzaza, kugira ngo baze barebe ibyiza bizaberamo cyangwa bizaba mu bukwe bwanyu, wowe Fiston na Sandrine. Ariko nanone ni ukuvuga ngo Sandrine, nicyo ubona kigora abakobwa mu gufata icyemezo, uramutereta ukagira ute, akumva ashatse kukurya amafaranga, nibyo byeze mw'iyi minsi, cyangwa agashaka yuko musohoka mukishima, utw'umuhungu cyangwa umusore yaruhiye ugashaka kuturya uwo mukobwa. Ni iki ubona kigora abakobwa kugira bafate icyemezo ngo bemerere abasore kuba wenda bakora ubukwe cyangwa kuba babana akaramata? Ni iki ubona kibagora? Icya mbere cyo kuri byarumbwiye ngo umusore mukumva nyine amafaranga wayamurya, ayo yakoreye yagize twumva yayaguha, ariko nakubwiza ukuri, umusore ukunda by'ukuri ntabwo ayo mafaranga wayarya, kuba wumva yuko azabafasha mu ahazaza hanyu. Urumva Fiston, urabona ko rwose Sandrine bamucuzinzemo neza, ndetse n'umukobwa ufite ibitekerezo, kuko ikigaragara cyo ni ukuvuga ngo kuba byonyine atekereje icyo kintu akanakivuga hano imbere ya kamera ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero agishubije neza, turanabyishimiye. Ngira ngo abakobwa murabyumva, mubyumva rwose, niba mufite gahunda yo kuzamujya muri pisine mukagira gute, ntakora ibyo tw'abandi, mubura kubaka umuryango, muri no gutinza abana kujya ku ishuri. Uyu musore ukunda ntabwo wakwifuza kurya ibye ngo wifuze ko mwabisohokamo cyangwa mujye hehe, gusa nyine mubaye mufite ubushobozi, uri kubona ko nyine nta kibazo, ntacyatuma ibyo mutabikora kugira ngo mwishimishe mwebwe ubwanyu, atari kuvuga yuko ushaka kuyamurya gutyo gusa. Urumva rwose courage, kandi nanone congratulations ku cyemezo mwafashe, turabyishimiye kandi ubukwe tuzabutaha. Kandi ni ibintu byiza cyane rwose. Ikibazo nababaza wenda ni kimwe, kuko buriya n'abakunzi banyu ndagira ngo banandike muri comment ikibazo bashaka kubabaza, kugira ngo tugende tubasubiza cyangwa tuzanabasubize. Ni ukuvuga ngo ese mwabwira iki abantu bakundana, ni byiza bakomeze cyangwa babyihorere? Kuko hari abantu babikomeze cyangwa babyihorere. Oya, ntabwo navuga ngo mabyihorere, kuko nanjye cyangwa se njye n'umukunzi wanjye kuba tugeze aha ngaha nuko twarukomeje urukundo rwacu,
kandi ikindi tugasenga Imana kugira ngo ibashe kubidufashamo. yego Cya mbere rero icyo nabwira bagenzi banjye ni ukugira urukundo rw'ukuri. yego Urukundo rw'ukuri kandi bagasenga cyane kugira ngo babashe gushishoza ngo barebe neza niba ibyo barimo ari byo bya nyabyo koko. yego bashiki bacu rero mwe mubyumva Sandrine abagira inama buriya ni mukuru kubarusha kubera ko Sandrine yateye n'indi ntambwe bamaze kutubwira ko rwose no mu mategeko Imana yabihaye umugisha n'ubu barabisiga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abakobwa mudukurikiye ndetse n'abandi bateganya ibintu byose bijyanye n'ubukwe n'abakundana, izo ni impanuro ni mukuru kuri mwebwe. Ubwo ibyo ari bubabwire mu byumve nk'ukuri kandi afite experience ni ibintu ari gucamo. Twumve no ku ruhande rwa Fiston, ese ababyihorana icyaba bikomeza abasore ubataye inyuma bashobora no kuzahita bumva mutakiri urungano bakagucikaho, ariko buri ugiye ahantu heza kuko uba ugiye gusanga abagabo ukunguka abagabo cyane, ukagira inshuti z'abagabo mugakora imishinga cyangwa mukagira gute urugo ukarwubaka rukagendwa. Ni ibintu byinshi, ni ukuvuga ngo abajene basize inyuma y'uko umara kuvuga ngo reka nshaka umugore ndetse w'isezerano ndetse tunabane bakundana babyihorere babikomeze, ni byiza. Watubwira. Abakoze cyane. Yego yabisubije neza umukunzi. Ntabwo ikintu cyose kigira amahitamo, yego, ariko amahitamo meza agira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu. Umusore unkurikiye uri kubyumva, ibi ngibi biba atari kuri twebwe gusa no ku bazabukomokaho. Nabyita ko ari nk'umurage, kuko umwana nawe uvutse avuga ngo ndabona ishusho ya papa na mama baciye muri uru rugendo, bimufasha gukura azi ko ababyeyi ari kumwe n'abari ababyeyi b'isezerano. Yego. Ubwo rero njyewe mfite abavandimwe urungano nabagira inama yo kubikomeza, kubera ko n'ubundi urugamba umenya ko rukomeye ari uko warwinjiyemo, kandi iyo urwinjiyemo nta kurutinya kuba gusigaye. Icyo uba ugomba gukora ni wowe uziyubakira famiye, ni wowe uziyubakira umuryango uhisemo, ariko umuryango waragije Imana ukavuga ngo ngwino utahe uru rugo kurubemo. Nkeka ko nta yandi mahitamo ahari, niba bukore rwose turumva ko abukore, kandi kubukora ntabwo wabukora kubera ko ufite etaje cyangwa ufite imodoka nyinshi, ahubwo ubukora kubera ko Imana yaguhaye wo muhuje ukwemera. Mbese Fiston arabatinyuye ngira ngo murabyumvise, kandi narababwiye bwa bajene mwe mubikurikira ibi bintu kugira ngo namwe muzatire ikenge kimwe no mu cya Fiston na Sandrine. Ni ukuvuga ngo rero natubwiye ko ubukwe buri ku 8 z'ukwa munani. Njyewe ntabwo nari mbizi kuko na invitation nayibonye mu kanya, ariko iri zina amakuru mwarayampaye ariko se nk'uko bigendeyeho banyu ndetse n'abadukurikiye, ndabizi neza hari abakunzi banyu badukurikiye, abo bose hari igihe bazajya kuvuga avuye muri Uganda aje gutaha ubukwe bitewe n'uko yabonye kino cyane rwose. muratumiwe ndatekereza mwaratumiye, kandi ni ukuvuga ngo mufite inshuti, hari n'abatumirwa bagomba kuza mu bukwe bwanyu, ariko se ndabibavugiye birashoboka haratumiye cyangwa mwe kimwe ubukwe muzabwikorana mwenyine? Ndagira ngo mutumare urujijo kuri icyo kintu. Murakoze cyane. Yego. Iki ndagisubiza mu buryo bubiri. Yego. Ubukwe ni abantu, kandi iyo udafite abantu ntacyo waba ufite, nta kintu buri. Buriya urugendo turimo, kuba turi kumwe nawe aka kanya nuko duhuye nk'inshuti, tugahura nk'umuvandimwe. Twaratumiye, ubukwe ni ubwacu nyine kubera ko isezerano tuzaba tugiye kurigirana, ariko dukeneye n'abantu. Biba byiza iyo ufite ibintu, ariko mbere y'ibintu ufite abantu. Twaratumiye, n'abo tutaratumira turagerageza, haracyarimo igihe turacyabageraho, ariko buri wese abishyire ku mutima. Hari abo dusaba inkunga y'isengero, iryo ni ryo rya mbere buriya. Twaratumiye. Icya kabiri cyo nari ngiye kuvugaho, kuko bazabutaye nk'ubwabo, bazabutaye nk'ubwabo, kandi burankeka ko
mu rugamba nk'uko natangiye mbivuga nshobora kunyura nkibagirwa ko nari mpanyuze ariko wowe niba ubona Sandrine na Fiston ari abawe ari inshuti bigukomange ku mutima uba ugomba kwishimana nabo. ubwo tukiri aho rero baranadusobanuriye cyane bihagije. ubwo tukiri aho ngaho ni ukuvuga ngo Fiston twishimiye ko mwanatumiye ariko se ndatekereza neza yuko barimo baradukurikira live ndetse abantu mwatumiye barimo baratureba ariko bagomba no gutwerera. ni ngombwa ko bagomba nta bukwe badatwererwa bagomba kuzana ibyo biseke bakagira gute ufite intwererano y'amasengesho ufite mu mufuka agatwerera ufite inama yakugira nabyo ni intwererano. ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe icyo nasabaga yuko abadukurikiye ndetse banatumiwe ndetse n'ushaka kudutera inkunga atari uko yatumiwe kugira ngo ubukwe bw'abageni buzanagende neza no kuvuga ngo batwerera. nagira ngo Fiston rwose imibare 10 ntabwo yakugora kuyivuga ushaka wanayivuga akanimero ka MTN gakora neza kari muri momo kugira ngo abantu batangire rwose basendingeho ufite igihumbi ufite ibihumbi nta limiti n'ufite miliyoni 10 asunikiriho ntacyo bitwaye. nagira ngo utaga ku kanimero ka MTN kandi gakora kari muri momo neza. murakoze cyane. nk'uko nabivuze n'ubundi twaratumiye kandi ubukwe bugira invitation ariko n'uwo yaba itarageraho n'ubundi hariho location. yego ubukwe ni ubwacu, ubukwe ni ubwanyu. nimero n'ubundi ni yayindi ni 079380 yego 5986 ni za nimero zabo zoroheje. amazina ni Fiston Niyingaba. yego bose ufite umutima mwiza ntabwo ari ibyo turi gusaba ahubwo ni Nyagasani uri bubakoreremo. ntabwo usaba ko n'ubundi ukora ubukwe warabupanze ariko Imana ishoboje yabikora kandi buriya nkeka ko bari umugisha kandi uko utanze amaboko atanze burya arakira. yego birumvikana rwose. ngira ngo nimero mwayibonye ubashije ndetse no kuba wayibagirwamo ni ukuvuga ngo watwandikira twahita tuyibaha inbox tukabaha nimero ya Fiston. yavuze yuko ari Niyingaba Fiston. ubwo ndumva amakuru yose twagenda tuyabamenyesha. nanone mbabaze ikibazo kimwe cy'amatsiko mfite kandi n'abakunzi banyu baragifite ku bijyanye n'urugendo rw'urukundo rwanyu. ni ukuvuga ngo abantu barakundana bakamara imyaka 20 bakamara umwaka bakamara imyaka 3. ese ni ibiki cyangwa ni ibihe bigusha ni ibiki byabagoye mwahuye nabyo mu rukundo cyangwa mu rugendo rw'urukundo rwanyu? ubwo Fiston aradusobanurira nyuma ya Sandrine aratubwira ibintu byabagoye. Urakoze cyane. ibintu byose bigira negative na positive birumvikana kuko ibigusha byo ntibyabura. ibigusha ntibyabura. yego uko utangiye urugendo ugira inzitizi ariko iyo ubashije kurwana uzi neza aho uri kurwanira ubisohokamo. yego bose navuga ngo urugamba rw'urukundo ni urugamba nyine uhura n'ibigusha n'intambara ariko buri intambara itarimo amasasu ari intambara y'amagambo iyo ubasha kuyitsinda. yego kubera ko intambara y'isasu nayo Imana irakurinda ukarivamo ariko intambara y'amagambo iyo ubashije gukomeza inzira we watangiye babandi ntubaha umwanya ugasenga uvuga ngo Mana ngere kuri iki Imana nayo igutiza imbaraga zo kurwanya cya kindi kiri inyuma babiciyemo na n'uyu munsi kandi biracyakomeje kubera ko umunyarwanda abivuze neza yatwumva imigani y'abakuru ngo ntabo baba batabugeze. ni urugendo rero iyo iryo jambo rigendeyeho bituma bikubaka. seri wanjye warabizi urugamba twarukiyemo n'uyu munsi turacyarucamo kuko naho turi kugana ni mu rugo. hari uwavuga hari uzavuga ariko icyo udaha agaciro ubundi ni ukuvuga ngo ese ko namumenye gutya tubanye gutya. ibigusha byo byaratambutse ariko aho tugeze uyu munsi turi gutera intambwe igana kuba umugore n'umugabo. uburyo bw'amategeko nabivuze ariko no mu buryo bwemewe na Kiliziya n'Imana kuba insengero kuba ashaka kuzishingira mu yandi madini mu rugendo ariko ibigusha byo babisize inyuma kubera ko iyo tuba tukibyubakiyeho ntabwo tuba tukishyuranye.
ariko ndi kubabona umwe aba ari gucukwe ariko nyagasani batanga nk'abantu dukomereje ingabire y'ukwemera n'urukundo turakomeye. Yego. Njyewe rero ndishimye umugeni nguyu umusore nguyu mushake rwose muzaze ubukwe tubutahe, nishake muzaze ubukwe tubutahe kuko badutumiye twese n'ubundi invitation itarageraho ngo hari location. Iyo location bakomeza kugenda bimenya kandi iranahari, ni ukuvuga ngo buri wese azitabira abagora agashati agakweto tayari kugira ngo tuzaze dushyigikire abavandimwe. Kandi nanone nababwiye ko imbaraga zose zirakora, biranashoboka ko waba uri umusista ukazavuga burana abasore nabo basigaye bakora imirimo yose, haza umusista akaza wenda aje gukora amasoko ya Kristo ugasanga nanone atangiye kwivugisha ngo ndarara. Ntabwo byemewe kuko ubu ngubu umugore mu buryo bw'amategeko ahita akujyana mu manza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo urukundo rwanyu rwubakiye ku kintu gikomeye cyane ku butare nk'uko mwabitubwiye, n'ibintu byiza cyane. Ni nayo mpamvu buriya nagira ngo Sandrine nawe atubwire ibigusha yaba yarahuye nabyo, hari abamuteretaga noneho Kristo aravuga ngo mwebwe mujye ku ruhande muri mbariye papa mwebwe mujye. Nagira ngo atubwire ibigusha yahuye nabyo, imbogamizi ni izihe, kugira ngo n'undi wese ukundana na mugenzi we atazabasha guhura n'ako kana akahita bivamo, ahubwo habamo gukomera. Yatubwira Sandrine. Nk'uko mubivuze, ubundi mu rukundo habamo gushishoza. Muri uko gushishoza rero buriya njya nkunda kubivuga kenshi cyane, nta kibaho kitarimo umugambi w'Imana. Iyo Imana yaguhitiyemo ibintu birikora. Ushobora kuba uteretwa n'abahungu barenze umwe cyangwa babiri, ariko uwawe yaje uramumenya. Uramumenya. Ndakeka ibi byinshi umutware wanjye yabivuze. Yego rwose. Yego. None ni ukuvuga ngo rero hari ababakurikiye abakunzi banyu, ariko hari n'ababakurikiye basanzwe ari abafana. Mwababwira iki abakunzi ba chano nk'uko badukurikiye? Mwababwira iki? Bakomeze namwe babakunde cyangwa twe turi abavandimwe? Turi abavandimwe kandi abavandimwe bagomba kuba inshuti. Yego, bakomeze badukunde, natwe turabakunda cyane. Yego, ni byiza, Imana ishimwe ko badukunda kandi natwe reka tubakunde. Ndagira ngo namwe mubakunde. Ni ukuvuga ngo rero nagira ngo niba hari ikindi wenda batubwira mu buryo bwo kwitegura ubukwe bwabo, bashaka kuvuga ngo turashaka kubamenyesha iki ngiki, batubwira kugira ngo wenda ku mutima bumve banabuhutse kugira tuzanabyitabire twumva twishimye. Batubwira bahaye rugari kugira ngo tugende tunakomeza tugana ku musozo. Abadukurikiye mukomeze mushyiremo twa emoji bitwereka ko amajwi ari kuza neza cyangwa mudukurikiye, ndetse muri no kutubona 5/5. Twagira ngo wenda ikiri ku mutima wanyu cyangwa icyo mushaka kubwira abakunzi banyu we mwakivuga nta kibazo. Murakoze. Iby'umwihariko umuntu arashima. Yego. Ibyiza urabishima, kandi nk'uko turi abantu hari naho umuntu yagenze gakeya bidakunda ukabinenga, kuko iyo unenze umuntu bimuha umurongo wo kugira ibyo agenderaho. Icyo twabwira abakunzi ba YouTube channel, natwe ubu twabaye abamemba. Oya nibyo ni ngombwa rwose. Ubu twinjiye mu muryango, kandi umuryango buriya iyo amarembo afunguye buri wese arinjira, ariko bakinjira ab'umugisha. Icyo twababwira rero ari abakunzi dufite mu rugendo rw'ubukwe, by'umwihariko dushimira cyane buriya iyo uryamye ukabyuka ukumva umuntu arakubwiye ngo nyamara ya tariki ndayizirikana. Ushimira Imana ukavuga ngo wakoze kuba umuntu w'umumaro. Turabashimira, kandi ibyiza buri wese twifuriza natwe nicyo tuba twifuza. Tunasabira umugisha urenze uwo mwebwe mwatekereza, kuko Imana yireba ibyo twe tutabona. Dukomeze mubane natwe kuko ubukwe ni ubwanyu. Atari mwebwe Imana ntibibemo, ntituba twicaye aha. Babe hafi yacu, kandi tuzi neza yuko urukundo ruyobowe n'Imana ruraganza. Turahari, turi kumwe, tuzajya tugenda tubana umunsi ku wundi.
kandi uko Imana izajya igenda ishoboza buri umwe umwe tuzajya tubona ukuboko kwe. Inkunga y'amasengesho niyo navuga ngo niyo ikenewe cyane, niyo ikenewe kuko iyo inkunga y'isengesho yabonetse n'inkunga y'umufuka iraboneka. Ubwo rero ibyo nibihaba muzaba muri kubakira Fiston na Sandrine, ariko namwe muzaba muri kubaka urukundo muri iyo famiye. Turabakunda cyane. Yego, murumva ko babakoze cyane. Ubwo na Sandrine niba hari icyo yatubwira nawe yatubwira, cyangwa kimwe n'ibyo namuniganira ijambo akabwira abakunzi. Murakoze. Turabakunda cyane, nicyo kintu nababona, nicyo kintu nababwira. Yego, urukundo rwo rurahari. Yego, ni byiza. Reka dushimire mwebwe mudukurikiye, dushimire Fiston na Sandrine muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo ntabwo nakikorana kuba babashije kuza, ndabashimiye cyane, ndetse n'abadukurikiye ndabashimiye. Gusa kandi nanone bavuze ko babaye aba members, nanasaba mwebwe mudukurikiye ndetse n'abantu b'abakunzi babo ndetse n'abandi bifuza kuba bajoininga cyangwa badukurikira ndetse no ku bijyanye n'ibindi biganiro dukora. Ni ukuvuga ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mugenda mubona notification cyangwa mubone amakuru agezweho ndetse n'ibyo tugenda tunyuzaho. Ikindi ushobora kudusaba ubufasha ku bijyanye na live streaming, twakunyuzaho ubukwe, civil mariage, strong birthday, ubwo ni birthday ibifatika ndetse n'ibindi bashaka ko binyura live. Ubwo ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0786382528. Gasubiramo nimero 0786382528. Izo nizo nimero ushobora kubonaho iyo channel, ukaba wenda cyangwa wanatwandikira SMS, WhatsApp cyangwa call, ushobora kutwandikira hose watubona. Rero ndabashimiye cyane kandi ndanashimira Fiston na Sandrine bitabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane. Ni ikintu cyiza cyane kandi ndatekereza neza ko n'abakunzi babyishimiye, kandi ndetse niba babona yuko byari bikwiriye bakomeze banyura mu bikari cyangwa banagenda babahamagara inbox bababwira uti rwose ubukwe bwanyu twari twarabwibagiwe, noneho tubaye nk'ababyutse ubukwe, noneho twibutse yuko bureje bundi. Ni ukuvuga ngo birabura nta kwezi kuri mutwe niko tubibara, kubera ko buriya nko mu gihe aba yumva rwose ari icyumweru kimwe, kuko haba hasabwa ibintu byinshi. Ufite inkunga agenda ayibagezaho, kandi ni ukuvuga ngo uwabakenera nimero zabo zirahari ndetse no kuri invitation zirahari. Unazikeneye by'umwihariko wanatwandikira nabo ubwabo kuko bakoze join bakaba ndetse baba members, ndetse mu cyo bita muri chat bashobora kwita bayibonamo bakabona abantu babandikiye kuko nabo bari open kuri chat. Ubwo nabo bashobora kuba babasubiza. Ubwo nagira ngo tubashimire, murakoze cyane.